umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Nguhaye ikaze muri iyi nkuru. Mu isi ya none usanga intsinzi ipimirwa ku butunzi n'imbaraga gusa. Ese wari uzi ko hari ikindi kintu kigaragaza intsinzi kandi kitari muri ibyo? Kugira ngo bisobanukirwe neza, iyi nkuru yigeze ku musozo. Igihe kimwe hariho umwami wari uyoboye igihugu, gusa nta muzungu yagiraga wari kuzasigarana ingoma y'igihe yari kuzaba atakiriho. Nuko uko iminsi igenda ishira, umwami atangira gusaza. Mu gusaza ko yatangiye gutekereza uwo yazasigira ingoma yamaze gupfa, niko gutanga amatangazo mu gihugu cye cyose ko umusore wese ubyifuza atumiye ubwami mu kizamini. Icyo kizamini kandi uwari kugitsinda ngo niwe wari gusigarana ingoma y'ubwami. Icyasabwaga ngo umuntu yinjire mu kizamini kwari ukuba afite umutima ukunda ikiremwa muntu. Buri musore wese wo muri icyo gihugu yumvaga ko agomba gutsinda icyo kizamini akaba umwami. Muri icyo gihugu hari umusore w'umukene wari utuye ahantu mu cyaro giciriritse. Ubwo nawe aho yari ari, itangazo ryamugezeho ararisoma. Nk'abandi bose nawe yatangiye kwitegura icyo kizamini cy'umwami. Uwo musore yagiraga umutima mwiza kandi akunda umurimo, ariko ikibazo yari akennye. Ntiyari afite imyenda myiza ashobora kwambara ngo ajye guhagarara imbere y'umwami. Ubwo rero yarakoze cyane kugira ngo abone amafaranga yo kugura imyenda mishya nazamufasha mu rugendo. Nyuma y'akazi kavunanye yakoze, umusore yaguze imyenda yari akeneye, abona n'amafaranga y'urugendo, maze ajya ibwami kugira ngo agere mu gace ingoro y'umwami yari yubatsemo. Ari hafi kugera ibwami, yabonye umusabirizi byagaragaraga ko ababaye, yicaye hafi y'umuhanda. Umusabirizi yari ari gutitira kandi yari yambaye imyenda ishaje cyane. Yarambuye amaboko amusaba amubwira ati, ni ukuri ndakennye kandi ndakonje, ndakwinginze mfasha. Uwo musore impuhwe zaramwishe abonye uko umusabirizi yari ameze, akuramo imyenda mishya yari afite arayimuha, amuha n'impamba yari yitwaje ku rugendo. Umusabirizi yarishimye cyane kubw'imyenda n'ibiryo yari ahawe, amushimira inshuro nyinshi cyane. Ariko uwo musore amaze kumufasha yongeye kwitekerezaho. Yibajije ukuntu agiye guhagarara imbere y'umwami yambaye ya myenda y'ishaje yambaraga mu cyaro, kuko ariyo yari asigaranye. Ariko yishyizemo umurava afunga umwuka ajya ibwami. Ageze ibwami, abasirikare b'ibwami bamweretse aho ajya, mu nzu mberabyombi y'umwami. Yabanje kujya aho bisukurira, yikuraho ivumbi, ubundi ajya aho umwami yatangiraga ikizamini. Umwami yinjiye muri iyo nzu, umusore yarikanze atangira kugira ngo ibyo ari kubona sibyo. Umwami yasaga neza na wa musabirizi bahuriye ku muhanda. Umwami abonye uwo musore yaguye mu kantu, aramubwira ati, wishidikanya, ibyo utekereza nibyo, ninjye musabirizi wabonye ku muhanda. Umusore n'ubwoba bwinshi abaza umwami ati, none se nyiricyubahiro, kubera iki wari wambaye imyenda nk'iriya kandi uri umwami? Umwami aramusubiza ati, nagombaga kumenya neza ko ufite umutima mwiza kandi wubaha abantu. Iyo nza kuza ngaragara nk'umwami, wari gukora icyo nari kugusaba cyose ngo unyereke ko uri umuntu mwiza. Ariko ubu buryo nakoresheje bwatumye menya neza ikiri mu mutima wawe. Ubuntu wagaragarije umusabirizi bwanyeretse urukundo ukunda abantu, utaretse abari mu bibazo. Iki gihugu gikeneye umuyobozi wita ku bayobora, atari wa wundi ubanza kugira icyo asaba abaturage be. Rero wagaragaje ko ari we muntu nari nkeneye ngo abe umuzungura w'ingoma yanjye. Burya mu buzima iyo ukoze ibikorwa byiza bikuzanira ibyishimo, naho ibikorwa bibi nta kindi byakugezaho usibye agahinda no kwiyumva nabi. Indangagaciro iri muri iyi nkuru itwigisha akamaro ko kugira umutima mwiza n'impuhwe. Uyu musore atitaye ku bukene yari afite, yagaragaje ubuntu bwinshi aho umusabirizi imyenda n'ibiryo yari akeneye. Uyu mutima mwiza w'uyu musore ntiwafashije umusabirizi gusa, ahubwo byatumye umutima mwiza yari afite ugaragara, ari nabyo byatumye aba umuzungura w'ingoma ya cyami. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'amahirwe menshi yo gufasha abantu. Duhisemo kugira impuhwe, byagira umusaruro bitanga ku buzima bw'abababaye, kandi bigatuma ubuzima bwacu buba bwiza. Imana ibitureba mu byo tuba turimo byose. Mu by'ukuri ntuzi ngo ni ikihe gikorwa cyiza uzahemberwa igihe nikigera. Mu isi ya none intsinzi ipimirwa ku butunzi n'imbaraga, gusa ni byiza kumenya ko uwo muntu nyabwo ari ukugira umutima wuje ubuntu. Gufasha abandi udategereje indi nyungu inyuma bidufungurira imiryango tutanatekerezaga.
burya uzamenye ko muri ubu buzima kugira umutima mwiza ari ingenzi kurusha kuba umunyabwenge, kandi kumva ibi niyo ntangiriro yo kuba umunyabwenge. Umutima wuzuye urukundo n'ineza ku bandi niyo mpano iruta izindi dushobora guha isi. Uyu mutima mwiza ntuhindura ubuzima bw'abandi gusa, ahubwo bizamura n'ibitekerezo byacu ku rundi rwego. Ndagushimiye kuba tugeranye ku musozo w'iyi nkuru. Niba hari amasomo ukuyemo, wibuke ko nawe ushobora gutangira none ukagirira bagenzi bawe neza uyiboherereza, nabo bashobora gukuramo amasomo yabafasha. Ushobora no gukora ahanditse subscribe niba utarahakora, kugira ngo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha. Ntiwibagirwe no gutanga igitekerezo kugira ngo n'abandi babone ko hari uwo iyi nkuru yafashije.